Debo ubushize mva hano wambwiye ko Debora wamwirukanye kandi urumva nk'umuntu twigana ntago nayoberwa umuhungu wamuteye inda haba. Y'umukobwa uwo nguwo se ngo arihera? Nagiye kumureba kwa Boazi ariko ntago nigeze mbasha kuvugana nawe ko mama we nakubwiye ko mama atari umuntu mwiza, rero yanyimye ijambo yaranyirukanye. Sasa ubu ngubu umukino w'amaraso uratangiye. Karabo najya ujye ntungira agatoki aho mushiki wanjye ari maze nkwereke. Ase Fisto reba kagatiri ninje wa muswara andiye ako so wahise ukagaruza uteba nawe urifu nanjye hari igisodo kano gasume nako nahise nanjye nihemba. wakihembye kuri nde man kabanza ariko cya gipeti cyo makane cyakindi aze man wowe unyuzura wa peti ugahita unajyana na staff zabo akureba iso mu buse mu rugo nayikura reba nta nubwo napfuka si yo mu batindi man ni sawa. None se Fisto ubundi man ubu tutumatora ubundi ahantu twatugurisha make ya man akwamungani mwana ubundi matora twabijyana ubundi mu rugo kana mpamvu hano haruguru hari umuvete uziranye ucuruza kuri botike turagenda turamubaza abakiriya duhite tuturya ariko uramparira mwana we wanyu kari mu biryo siste byano sinabikwiyamye kubivuga man ntubizi yuko wowe nari bituragabana ntubizi yuko wowe ibyanjye nawe byose tuba tugomba kubikorana man ndetse umugore wenyine cyo kintu tutasangira ndabizi ko Debora mukunda ariko boa mana akagatiringi nari nkibagiwe sinuka ko ari nakanje zano nagakuye nawe warashimije mfasha fo ari igipeti cyari kije mu gatanu ari kidiro karasa kigaga fake narakikariye ko nta kuntu nagomba kukizimiriza nta mpamvu kare ako sha mwana boa sha mwana nubwo ndabizi nta gushaka ko tuvuga kuri kiriya kizami ako mwana akusubundi nakubeshye wabonye umubare ariko umubare so twakoze bwa mbere bwa kabiri sinibuka neza ariko sinshaka no kwibuka umubare yawuwayemo baravuga ngo F menya nje nzabona FF zikubye kabiri wallahi oya nta n'ikibazo uba ufite shawo witurukira mu mbyeyi aho umwana arira bacome ku dufiriti bacome ku tumayoneze do so muhungu wenyine akose kweri Fisto ibintu nk'ibyo agakwiye kubimbwira man urabizura inshuti yanjye kuva muri primaire kugeza turangizanyije secondaire uri inshuti yanjye nta kintu na kimwe nakwima no mu rugo bishatse wanazuka haba man uri ndega yanjye man ndabizi mwana ntukavuga ibintu nk'ibyo wangu wewe uzajye ubivuga ku baba bironi bo hirya iyo ngiyo ariko nje nawe tuzajye dushiringa ibindi byo kwanga umwana wo mu bakire nese ngo hari icyo nakwimye turi kumwe wangu ndabizi mwana ya none se boa kubizi ko nyine turi inshuti nta kintu ujye unyima urabizi ko nta kintu ujye unyima uri umugore we ntitwamusangira hari icyo byaba bitwaye ngo umugore we ntitwamusangira nk'inshuti nyine wanjye njye nawe tumusangira nagukinishaga ntari imana nta n'ahantu byanabaye imana si ubwo wabikora ubundi wowe zari joke ninde uguhamagaye se kambanze ni kumwitaba sibyo Allo Sheri Sheri bite kumpamagaye yego Sheri ndaguhamagaye nyine nashaka kukubwira ko umwana wacu ameze neza uyu munsi nabonanye n'abaganga gusa bambwiye ko ngomba gushaka ukuntu nzajya ndya imbuto akura bizi ko bitoroshye nta hantu nahurira n'amafaranga kandi muri urwo ntagomba nemerewe gusohoka. Sheri nizere ko ibyo nakubwiye byose ubikora neza kuko nibyo bizatuma tugera ku cyo dushaka muri urwo rugo. Ikindi kandi ejo tuzasezererwa ubyitwaremo neza buno umukino nibwo ugeze ku itangiriro. Ese Sheri ibaze Boaze na mama Boaze baramutse badukumbuye mbere yuko turangiza umugambi wacu. Umva kandi none se Sheri umwanya twaba twarafashe twiga uyu mupango waba warapfuye ubusa. Oya ntago tugomba gufatwa. Ahubwo se Sheri kubera icyo bumpamagaye utambwiye.
Fiston umusheri ufite muri ino minsi akwitayeho ntabwo ari sheri mwana umwinde se umusheri ni mu rugo bari bampamagaye bambwira ibibazo byo mu mafamiye nawe ibibazo byo mu mafamiye urabizi nk'ibijya biba. okay bo Bowazi yarambwiye ngo mbasuhuze. Ese ni Bowazi mwameze neza? Zana nanjye muvugisha. Zana muvugisha. Zana senyine. Sikujya unyinisha ukagira ngo ndi mugenzi wawe. Uri kundya mu matwi. Nubatse akazu k'imbwa nzi ko ngiye gucirira imbwa. None mbona baranzaniye ikibwana. Injira. Ntabwo nakwirwa mu Injira musenyere. Mwinjizemo. Ntabwo nakwirwa. Injira mu hano. Mama mbabarira. Injira mu hano sike winjira. Mbabarira mama mbabarira. Ntabwo nakwirwa. Umva ikintu ushaka. Shaka ko igihe hano hinjiye umuntu uzajya umuka rufuka akava mu byarimo akaza gukingurira umuntu. Niba utabyumva neza ugura ikibwana kigiye kujya mu nzu. Kandi umva agaciro k'ikibwana. Injiramo. Mbabarira mama ntabwo nakwirwa. Tebyo heta. Injizamo ni iguru yawe. Ibyo sura bibwira. Ntabwo natekerezaga ko umugome bingana gutya. Umugome ukaba ugitwite iyo nda. Ndaguha icumbi wowe warangiza. Nyako ntiyakwirukanye. Iri ni icumbi nguhaye nta nuza kuvogera mu nzu yawe. Wibwira ko amagambo avugiraga kuri telefone ntakumva. Sinakumva. Ni Bowazi mwavuganaga ariya magambo wowe. Ni Bowazi ni ukuri ni Bowazi. Nushaka kuvuga ngo ni Bowazi uracyabivuga. Ndi kubabara. Uzajya uva amahanga hano. We. Tekura senyine. ushaka guca umwana nyine Umwana urimo hano no wawe. inyamaswa we Umva wandajya. Akwa mpungu wundi urambaza iki? Inzira yakozanye ngiriye. Cyangwa mbwira iki cyuma mbari wengitera. Mbari wengitera. Inzira yakozanye ngiriya. Fatira aho ugende. Nk'iki mundi ni cyaheye. wowe ushaka kwica umwana nyine ndakubaza ushaka kwica umwana nyine Hano. Namushyize mu rwego rwo kumukangara. Namushyize mukangara nuko. Kuri mbabazi. asubira kuri kibizanye hano nkanga kubera iki muri abagome bameze gutya ntabwo napfuye umwana gukura hano Amakinga ngo rufu. Rufu na mahetse. Mabuja. Toka. Mabuja, imbunda mabuja. Mabuja. Toka n'umureho. Mabuja. Niyo abandiri gucaho buto wakikoryo. Amaraso mabuja. Vena maraso. Yego mabuja. Ibyo biramaze ubundi kuki butafunze aha ngaha? Nari ngiye kumva umuntu uri gukomanga mabuja. Akubise urujya ahita yinjira ankubita imbunda mabuja amaraso. Umva. Genda ufata utwawe. Byose tusohoka ugende. Ntacyo maze. Ese mabuja ndagenda utamembye se. Imbirako. Mabuja. Imbunda mabuja. None se ndagenda nubona ko nakomeretse. Sohoka ugende. Genda ufata utwawe buri kimwe. Ariko mabuja uriya muhungu ntabwo wamwishoboza mabuja.
mabusha nawe wapatse gira ubwoba Shano. oya mabusha Reba ahubwo reba ko bagiye. mabusha urahagaze mabusha gusa debo wakaje tukajyana mu rugo mama yiteguye kwakira erega nawe ni umuntu ni umubyeyi nk'abandi. bro yego mama naramubabaje ariko nawe yarambabaje cyane. Uzi kwirukana umwana wabyaye utazi n'ahantu agiye. Bro nzava hano ari uko ari buje kuntwara uko byagenda kose nzaguma hano tu. Suza gomwa kugiza ryari ariko ibyo waramubabaje uziko asigaye yigwa yihebye kubera wowe. Sha bro nta mahitamo mfite akundi byarabaye. Asisi urazi ibintu ngiye kura kuri no musozi bizandika mu mateka y'isi. Ngiye kubanza muri kukoraga nko kakwangirira ubuzima kagotera inda. Nzagahemukira kikize impamvu kaje kuba ku isi. Ahubwo bye kandi nta n'ibintu byinshi. Bye bro. Ese mani Fisto nta bintu twibagiriwe ahangaha mani. sha ndabona nta kintu tuhazi Mani ndabona jese ko nta n'ikintu ntigirira sha ndabona zira porute manto n'aka karido mani nta kuntu watujyana se bura nta gahunda ufite yo gukomeza kuba muri ghetto wangu. tuno turido ntwijyana nese Ndatugwaye nubwo ari njye wari waratuguze ntari gahuri ni gayanjye. te ntumano Oya buretse ntari urabutumanura ariko. cyokoze mwana urakoze kabisa naho ubundi se shaka no mu rugo ari ghetto mu rugo kazu karashe na kazu kagondamye gutya ni nka ghetto n'ubundi. Mani n'umupira wanjye ndabona baga yanjye yuzuye no jump ushatse wayimbikira tu. soko baganje nta kintu kirimo fata bag ushyiremo nawe nzajya nkwambara mu mbonye n'icyo kwambara mwana. Ntibishoboka Fisto gututunga amafoto ya Deborah nta nimwe ngewe mfite. Kumbe twadufoto burya twari turi muri baga yanjye Ko yavugaho nkaho wigeze kuyumva se. mwana nyine kera nigeze gutiza Deborah bag kandi Deborah disi yarayambajije ubu yayibagiriwemo kabisa. Kanare buzaya mu ubwo nguko kaneshire kisa cyo ni igiki. Oya kanise ningiye muri kumwe man. Ningiye muri kumwe atu ningiye mbega ingi twayifotoje kera mwana kera mutari mwaganya no gukundana. Ubwo reka ntubike ntubwese uzatumuye mani nyine nari mfushe yozaya mwihere ntari. Okay Nari mfushe nyine man. mwana nshuti ya mwana ngiraho ikibazo mwana ariko bo cyawe Ikiri umupira muri Akara nkogeze umuntu utwaye amajerekani abiri nyindaho n'amaboko gusa urumva yavuga guki. Bajya bajya ngo ndi ikigware. Hakorwe nukavuge gutyo n'isundi ninde udushinzwe hano ahubwo we mbwira bya bintu wambwiye mbere yuko bagushimuta wari ukomeje. Kuba nkukunda se shandari nkomeje cyane. Wow umva cyakora reka nkubwiza ukuri nanjye naragukundaga pe gusa nkabura ukuntu mbikubwira. Nabibonaga warankundaga twadusore twose twa Fisto n'abandi bose nabibonaga umutima ukangasha mbona uri kumwe nabo. Akorwe wivuga gutyo mbabarira sibyo basi wenda umbwire ko nanjye nkunda umutima nabona watekana ariko ntabwo wibaza ukuntu uramutse umbwiye ko nkunda tugakundana iwanyu n'iwacu bakishima. Rero Karabo uburwaye muri kumwe ubu ngubu so wandi waruzi pe so wandi agukundaga ubu ngubu umutima ukunda kuva bambabaza ntawo nkigira.
Rwe please ndakwinginze mbabara ntumbwire ko ugiye kunyaga. Rwe ndakwinginze. Rwe muwambabariye. Ako Fisto uratekereza muri rugo baramutse bamvumbuye mani ni ibibazo ntago wabyumva. Debo ntabwo ugomba kuvumburwa. Igihe twafashe twiguye umushinga urakizi. Ntabwo ugomba kuvumburwa, ugomba kujyayo ugakurikiza ibyo twapanze. Mani reba ukuntu hano ku ishuri babimeze. Reba ukuntu nteye, reba ukuntu ndi umusazi. Nge nta muntu wanshinga ngo mzihanganire. Uhita unabihuza no kurura mugora ari umugome. Umbwira ukuntu azageza akankwera ibyo ashaka kankubita kangaragura kangira iki. Nje nkabikontrola ntibibaho. Uzakora ubure namusekuye umutwe nawe umene. Wallahi. Debora yo bibyo twapanze. Hari ugomba kujya ugatuza ugacisha make ukagendaga. Ewan ibyo gukorera byose ukabyihanganira kugira ngo tugere ku cyo dushaka. Impamvu iri kumbwira gutyo wowe uzaguma hano ni ngenza ndi mu bibazo. Uri kumbwira uzihangana. Wowe wakihangana gute umuntu ari kubyina mu mutwe manye? Wakihangana gute? We nuko atari we bizaba biri kubaho. Umva Debora. Ibi ngibi ugiyemo ni umukino. Rero ugomba gutuza ugacisha make. Icyo dushaka muri rwa rugo tukakigeraho. Fisto simbikwijeje mani. Simbikwijeje kabisa. Mani ndiyizi ntabwo nashobora kwikontrola. Amezi angahe 3 4 5 6 8 10. Tuzi. Icyo dushaka muri rwa rugo urakizi? Ya ndakizi. Rero ugomba kujya byose ukabyihanganira. Sibyo? Kandi nibinanga tuzagufasha. Really? Niko. Hagiye nikirirwa uryamye gusa. Nta kindi ushoboye gukora. Ubu intebe uryamyemo ni yande? Iyi ntebe ninde ujye yicaramo? Ntabwo ari njyewe ntago bize. Henuka. Byoka sibyo byoka. Ese rwaye iki mu birenge? Kumbona ukandagira udafatisha. Hansi. Umva, nihangane. Ariko nibyo mbona nshaka kwihanganira. Ndavuze ngo noneho aho bigeze mvira hahondo gutaha. Mama bawambabare nawe uranyirukanye koko. Ndakubwira ngo mvira mu rugo genda. Jya kwanyo. Jya kwa mama ufite. Nyanda yawe. Mama yanyica mama bawa. Umva. Fata nyanda yawe. Fata. Mama bawambabare n'ukuri. Kimwe cyawe. Ciao. Genda. Bawambabare. Utarasohoka ngo ugende. Ntabwo wabikora mama bawambabare. Nyoko ko yabikoze? Nyoko ko yabikoze? Ko yakwirukanye. Nanye ko yakwirukanye imbabazi. Mama bawambabare n'ukuri ngiririmo. Wowe ugeze naho nteza amabandi. Ugezeho n'imbunda zinjira mu rugo rwanjye kubera wowe. Urugo rwanjye rwagendwaga n'abatagatifu bacishwa hanga. Nabundi njya kwemera ko winjira aha ngaha wandanya we. Niho nikurisha. Hako mukobwa ukeneye. Sohoka igisa. Mama wambabariye ko. Nakubwiye ngo pakira ibyenda byawe mu gikapu wanze. Nushaka ubitware nk'umusaza. Ndakubwiye ngo fatira aho ugenda. Genda.